niko Yesa wagiye kureba Dawidi tukamutuma kureba abakuru be akatubwira uko urugamba rumeze, akabashyira ibyo kurya, akatuzanira amakuru ahagije. Ibyo nibyo koko rwose, amakuru numvisha avayo ngo hari umugabo w'igihanyanswa ngo aravuga abantu bose bakiruka bakinyarira bakagwirirana ngo ateye ubwoba. Ndakurahiye ibintu namwumvisheho, reka nyaruke mugereho mubwire abanguke ajye kudushakira amakuru amenye uko abo bana bameze. Mwiriwe Dani. Mwiriwe papa. Ese amatungo ameze neza na kandi kari kahirimye mu manga kavunitse kameze gate? Ubu rero rwose ngiye kugusigariraho ugende ujye kureba bakuru bawe, dore mama wawe yateguye ingemu, ugende undebere uko bameze. Yego uzi ko ari byo, nanjye mfite amatsiko yo kubareba ukuntu bameze. N'aya marobe y'amavuta uyashyira umukuru w'ingabo kandi ubandamukiriye. Nyaruka rwose ihute, turahangayitse dore ibintu bimeze nabi. Kandi mfite n'amatsiko kanyaruke nayo ndebeye ku rugamba ukuntu biba bimeze, biraciyemo n'igihe ntababona. Nikusha abagaragu ba Sawuli, habuze n'umuntu n'umwe umanuka ngo aze duhangane. Tuni kutugabo tw'amafuti, ubu habuze n'umwe. Nyagiye akagabo kamwe mwohereza kaze duhangane. Umuntu mwizera, nantsinda turaba abagaragu banyu, namwe nimba tsinda turaba abagaragu banyu. Hagira umwe umanuka aze duhangane. Imana yanyu mwirirwa mukangisha muvuga, iyo Mana yanyu barwanirira. Hagira akagabo kamwe kamanuka ahangaha nk'abagiye ibisiga. Cya kintu kiratwica kiratumara. Ese ninde uri bumanuke koko? Bangiye kiriya kigabo iyo nkibonye ubwoba buranye. Iteye ubwoba no kukireba kimeze nk'ikinyamaswa. Rwose sinzi ukuri Yehova naza dukize kiriya kintu rwose. Nyamara uru rugamba sinzi Abafilisitiya nabonye baje bakomeye, noneho kiriya kintu cyo turazibandwa tuzerekezayo. Umwami ngo yavuze ngo uzahangana nawe akamwica ngo azamushyingira umukobwa ngo amuhe n'ibintu byinshi cyane. Habuze n'umwe ukorera ayo mafaranga, siko nta bantu baturimo kabisa. Ubungubu muri batari yose habuze n'umuntu n'umwe umanuka ngo ajye guhangana na kiriya kintu. Wese wagiye murabona ari nde wakigerereza kiriya kigabo? Reba ubuhagarike bwacyo uburyo kingana, nta muntu muri twagihangara. Ahubwo ni ugusaba Imana akaba ari idutabara rwose. Reka ntawamenya rwose amaherezo y'ibi bintu. Uriya muntu
nabaho mu mateka yanjye nibwo nabonye umuntu ungana kuriya pe, agufashe yagushwanyaguza n'intoki ugahinduka uburere. Ni ugusenga Yehova niwe uzadutabara. Enda mubitsi jya kumbikira bino bintu, hanyuma njye kubaza amakuru y'urugamba uko rumeze, ndebe n'abakuru banjye. Amaye atatu niko kiriya ni cya kigabo bajya bavuga, ko mbona ari ikigabo kinini, ariko se kuki mbona abantu bose bagize ubwoba? Abantu mu rugamba bose, ingabo dufite ibihumbi n'ibihumbi, abantu bose bagize ubwoba bw'uriya muntu utaranakebwe. Ubu se ntabwo bizera Imana? Reka nze mbaze amakuru y'aba bantu numva. Harya uvuze ngo iki, ngo umuntu uzamwica umwami azamushyingira umukobwa we, mu ihembe n'ibintu byinshi. Oya ngenda ndajya kurwana nawe rwose, ngewe ntabwo nabyihanganira. Yehova nizera arangabiza uriya mufilisitiya ndamwica byanze bikunze. Kagasore niko sha uri umusazi. Abantu b'ingabo nkatwe twatojwe twananiwe ubujyayo, naho weho ni wowe kwigambangura njyayo. Niko sha bagushyiriye umwami sha ukajya kuvuga ibyo niba urabikora. Ugize ngo iki sha, urifuza urupfu? Urabona uriya muntu uko angana nawe umeze nk'isazi imbere ye, nagukandagiye n'ikirenge byonyine ntiwahumeka. Urashaka kwiyahura se? Reka nkwihorere, ahubwo icyo ushaka uraza kukibona. Ariko Dawidi guhera kera ntiwumvaga ubwibone bwawe, uburaje nawe nguje guhangana. Ubu se uruhe muntu wo kujya guhangana na Goliath? Wajya ukajya kuragira inama ko ari cyo kintu ushoboye. Aha, reka nze tugushyire Abuneri umukuru w'ingabo, yumva ibyo urimo uvuga ahangaha, wenda yakuzana ukabona ibyo urimo uravuga neza. Nga mwana muto, harya sha ni wowe ushaka kujya guhangana na kiriya gihanyaswa? Natwe ingabo zimaze imyaka n'imyaniko ku rugamba twatinye sha, wowe urumva wakurikiye? Urimo gushaka kuza kuduteza ababyeyi bawe ngo twarakuretse uriyahura. Sinzi niba n'umuntu yagushyira umwami wowe, rwose ugaragara nk'umwana mutoya. Umva nyakubahwa, rwose njyewe n'utari uriya nahanganye n'intare n'idubu mu ishyamba ndazica. Uriya mutakebwe w'umusenzi urumva yampagarara imbere. Njyewe nimumpe uburenganzira murebe icyo ndi bukore. Dawidi mwana wanjye, ntabwo rwose uriya muntu ntiwamushobora rwose, kandi urabizi ko wabaga iwanjye mu rugo uncurangira, ndakuzi. Ariko ibi ni iby'abantu bakuru mwana wanjye, bihangane rwose, turasenga Yehova hari icyo ari bukore, ariko ntabwo nakureka ngo wiyahure kuri kiriya gihanyaswa. Mva nyagasani, Yehova ari kumwe nanjye, reka ngende mpure n'uriya mufilisitiya. Nimpfa nta kibazo, ariko ngende ndumva Yehova ari bumungabize nkamwica nkamuca igihanga. Rwose ndeka ngende ngerageze, kandi nizeye ko ndi bumutsinde. Ngaho ufate ino myenda yanjye, ufate n'icumu ryanjye n'inkota, aba ari byo ujyana. Yehova abane nawe mwana wanjye. Mva nyagasani, ibi bintu rwose biraremereye, sinabishobora. Ntabwo nabimenyereye, dore ntabwo bituma ntambuka. Reka ngende ndwane mu buryo bwanjye nsanzwe ndwanamo, kandi Yehova ari kumwe nanjye. Uriya munyazi ndamwica muca igihanga byanze bikunze. Goliath, ngwino rero n'uwo mwangana yaje, ariko noneho ndabona ari nk'umwana muto wakuzaniye. Niko sha, genda ihuta ukica, sinshaka no kukareba.
ntabwo byari agasuzuguro, genda ukice wowe kariya sinshaka no kukareba. Yambwiye inyiciye umugaragu wanjye. Reka nze nkubagire ibisiga, kanze noneho manze umuhane n'ubutaha ntuzongere. Ngiye kukwicira mu maso ya bene wanyu, ni ukwica urupfu rubi cyane. umva Goliyati, unteranye icumu n'agacumu n'inkota, ariko ngenda kwica mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye nsenga. Ngaho ngwino duhure rero, mva ko wigenje, nze ndaguca igihanga ndagitahana.